Reka nongere nsuhuze abakiriya banjye mumaze iminsi mumbaza muti ese mugabo mu mujyi wa Nyamata nihe hantu h'icyubahiro karitsiye nziza umuntu yaturamo? Sasa rero uyu munsi naje kubereka inzu nziza hano mu mujyi wa Nyamata ahazwi nka karitsiye ya Kacyiru. Ku bantu bazi Kacyiru, ni zimwe muri karitsiye z'abantu b'ibyubahiro kandi nziza zigezweho hano mu mujyi wa Nyamata. Inzu rero mbereka ni iyi ngiyi, ngira ngo murabona ubu ku bayirebye video bwa mbere nahereye ku irembo, ubu ngubu nazengurutse ngeze no mu gikari, ndimo ndagenda nyibereka neza, mubona ko ni nshyashya n'ibikoresho bimwe na bimwe byayo biracyahari. Aha ni mu gikari rero murayibona, ifite na annex nziza cyane, hariho inzu y'umukozi, hariho n'indi nzu, hakabaho na douche na toilette byo hanze murayibona. Reka ninjire no mu nzu mbere kuko imeze, kugira ngo murabona ko plafond ni gypsum nziza cyane, inzu ikeye isa neza kandi nyamara igiciro cyayo kiri hasi cyane. Iyi nzu rero sindi buyivugaho byinshi kuko bimwe murayibona mu mavideo. Ni inzu yujuje buri kimwe cyose. Yabona muri Salamanje ukuntu hameze, ni inzu rwose bajya kuyubaka barayitondeye, bayiha buri kimwe cyose. Ngira ngo murayibona ko tari igikoni kirimo dani cyiza cyane, cyiza rwose kigezweho kabisa. Iyi nzu ifite ibintu byinshi yihariye. Urabona igikoni ukuntu kimeze, imyanya yacyo irahagije, utubati, urabona imyanya yo guterekamo fridge, ni ahantu hameze neza cyane. Ni inzu rwose utagira ikintu na kimwe uyigaya. Kandi nongere mbibutse ko iyi nzu ari nshyashya cyane, nshyashya kandi ku giciro gike. Bantu banjye, iyi nzu ntabwo ihenze ukurikije na materiel ziyubatse. Ni inzu rwose yiyubashye kandi ku mafaranga make. Noneho wakongeraho na karitsiye iyi nzu iteretsemo, byo nagatangaza. Ngira ngo urabona ikorotire yayo ukuntu imeze, igipangu cyiza cyane rwose.